Uko mumaze kubimenyera no ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho, urabizi ko tujya tugera gutya tugerekeza no mu makuru y'abastari tukarebera hamwe ubuzima budasanzwe bwa bimwe mu byamamare ndetse n'uko babayeho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, ariko ingingo nyamukuru turi buganireho n'ubwiza bw'inzu ya Knowless ndetse na Clement batuyemo rero i Nyamata ho mu karere ka Bugesera. Ngira ngo Knowless na Clement urabizi ni abastari babiri babanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Knowless akaba ari umufasha wa Ishimwe Clement, Clement nawe akaba ari umutware wa Knowless Butera. Ngira ngo ni abastari babiri nyake cyane uzasanga abastari bashobora kubana kandi bakabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikindi kandi aba bombi urabizi ko bafite umwana wabo w'imfura, akaba ari umwana w'umukobwa. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu byo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Gusa jya munsi y'iyo video yawe niba wifuza kujya uwa mbere mu kuba wabona amakuru yacu ukayabonera ku gihe mu buryo bugezweho kandi bunogeye ijisho. gatanu kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera hanyuma ujye uwa mbere mu kuba wakurikirana inkuru zacu mu gihe tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya mu buryo bugezweho. gatanu kuri gatanu. Reka rero tuze tureba byinshi bitandukanye uko biba byifashe mu rugo kwa Knowless ndetse na Clement, mu rugo rwabo ndetse n'uburyo muri iyi minsi babayeho mu bihe rero bya lockdown cyangwa se mu bihe byo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Tunarebe byinshi bitandukanye ku nyubako yabo ihenze ndetse ubona ko ari inyubako igezweho. Iki ngiki rero akaba ari ikintu gikomeye babashije gukura rero muri byinshi bitandukanye mu kazi kabo ka buri munsi, yaba umugore ndetse n'umugabo. Umugabo ni producer w'umugore, akaba na manager w'umugore, umugore nawe akaba umuhanzi. Urumva ko ari ibintu bishimishije kandi urumva ko ari urugo rumaze gutera imbere ku birebana n'aba bastari bombi. Reka rero tunabifurize kugira ibihe byiza, yaba Knowless ndetse na Clement ndetse n'urugo rwabo. Dukomeze kubifuriza kugira imigisha myinshi. Ni mu kanya gato nyuma y'ako kabiti gato turaza dukomeza n'iyi nkuru ku buryo burambuye duhera kuri byinshi bitandukanye ku birebana na Knowless ndetse na Clement. Mwese mbahaye ikaze. Yes, nk'uko rero nari maze kubigarukaho mu buryo bw'inshamake, nayo nkubwiye ko tugiye kurebera hamwe ibirebana n'ubuzima bwa Knowless ndetse na Clement. Ariko reka nongere kwibutse ko Knowless na Clement basezeranye ku itariki ya 7 Kanama 2016, imyaka igera kuri 4 yose ikaba yiheretse. Aba bombi bemeranyijwe kubana n'umugore ndetse n'umugabo. N'umuhango rero wo gusezerana wayobowe na pasiteri wigenga witwa Dr. Joshua Lusine, bakaba barambiganiye impeta mu busani ahari hateraniye inshuti zabo zibarirwa ku majana. N'ubukwe butitabiriwe n'abantu benshi cyane nk'uko byari byitezwe, ariko n'ubukwe kandi nanone bwitabiriwe na bamwe mu bagize imiryango yaba bombi, yaba Knowless ndetse n'umutware we Clement. N'ubukwe rero bwabereye ku muhanda Nyamata Kigali ahegeranye na hoteli ikomeye cyane, akaba ari Golden Trip Hotel hariya rero i Nyamata mu karere ka Bugesera. Hanyuma rero n'ubukwe nk'uko nari maze kubigarukaho bwitabiriwe n'abatari benshi cyane cyane. Rero itangazamakuru rikaba ryari rihejwe muri ubu bukwe, ariko inshuti zaba bombi, uri umunyamakuru uri inshuti yabo, baragutumiye rero wakwitabira n'ubukwe. Kandi bigaragara ko abantu benshi cyane bari bategerezanyije amatsiko cyane cyane, dore ko rero naho bwabereye hari benshi bari bashungereye baje kwihera amaso ubukwe bw'aba bombi. Gusa rero ubukwe bw'aba bombi ntabwo ari cyo tugiye kugarukaho, ahubwo rero tugiye kurebera hamwe ibireba inzu y'aba bombi. Ngira ngo ni inzu iherereye mu karere ka Nyamata, akaba rero ari hamwe mu haherereye inzu ya Knowless ndetse na Clement. Nk'uko uyibona ni inzu igeretse, ni inzu igeretse kandi urabona ko ari inzu ifite agaciro k'amafaranga menshi cyane. Ni inzu rero yubatse n'ubundi i Nyamata ho mu karere ka Bugesera. Ni inzu ubu ngubu irimo iraturwamo na Knowless ndetse na Clement, akaba ari umuryango. Ariko nanone hakaba hari abandi basore babiri babarizwa mu itsinda rya Kina Music, hakaba harimo umusore witwa Nirigabo ndetse rero na Igor Mabano. Abangaba akaba ari bamwe mu bari kubarizwa hariya, ndetse tutibagiwe n'uwitwa Platini, akaba rero ari umwe mu bari bagize itsinda rya Dream Boys. Kubarizwa ahangaha kw'abangaba bombi rero uko nari maze kubigaruka kuri aba basore, igitumye rero babarizwa muri uru rugo nuko rero ari hamwe mu bari gukorera ibikorwa byabo bya buri munsi birebana n'umuziki, kugira ngo bakomeze gusohora ibihangano byinshi bigiye bitandukanye. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bibaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, batise rero ni gute mu rugo kwa Knowless ndetse na Clement haba aba basore bandi, yaba Nilingabo, yaba Igor Mabano ndetse na Platini, bahabarizwa gute? Ariko rero kubw'imishinga yabo bafite ndetse na projet zabo no gukomeza gukora muziki, niyo mpamvu aba basore babarizwa muri uru rugo. Ngira ngo rero urimo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye. Iyi nzu rero urabona ko
ari inzu ifite agaciro k'amafaranga atari make cyane, ni inzu ihenze kandi ubona ko ari inzu aba bombi yaba umutware ndetse n'umufasha bakoze rero kugira ngo babashe kugera kuri ibi byose. Gukora cyane ni kimwe mu bintu byiza bituma buri muntu uwo ari we wese yese imihigo akabasha kugera kuri byinshi bitandukanye mu ndoto ze cyangwa se mu byo aba yifuza kuba yageraho. Ubwo rero uragenda witwifashisha amafoto agiye atandukanye, uraza kugenda rero ubona byinshi bitandukanye. Ni inzu kandi uko urimo uragenda ubibona, ni inzu igizwe na byinshi bitandukanye, yaba rero ibikorerwa cyangwa se ibikorwa n'aba ngaba bombi. Urabizi ko Knowless ni umuhanzi, byanze bikunze rero mu rugo iwabo hagomba kuba hari ibikoresho bimufasha kugira ngo akomeze gukora umuziki. Urabona aho ngaho rero ni ifoto igaragaza Knowless, igaragaza Clement, igaragaza igoremabano ndetse na Platini, ariko ikindi kandi hakaba hari na producer wabo n'ubundi ari we Clement arimo aratunganya umuziki aho ngaho muri iyo nzu yabo. Muri iyi minsi rero ibikorwa by'umuziki byimukiye aho ngaho, urabona ko ari abantu babanye neza kandi urabona ko ari abantu barimo barakora kuri projet zabo. Nubwo turi mu bihe bya lockdown, ntabwo bivuze ko indirimbo zabo cyangwa se umuziki waba bombi udaso. Ngira ngo rero ni inzu kandi ubona ko ifite piscine urimo uragenda uyibona. Iyo ni foto ya Ishimwe Clement ahagaze rero hafi ya hari piscine kuri iyi nyubako yabo. Ngira ngo ni inzu yubakitse kandi urabona ko ari inzu yatwaye akayabo k'amafaranga atari maconi. Knowless Butera arimo arakora imyitozo, uramubona ko aba yambaye iwe mu rugo, urabona ko aba ameze neza cyane rwose. Barimo baragerageza gukora imyitozo igiye itandukanye, urabona abayigoremabano ndetse n'abandi batandukanye barimo baragenda bakora imyitozo. Ni boss rero Clement. Iyo ni ifoto igaragaza ari we mu rugo rwose, yicaye ku irembo ry'iwe mu rugo. Ubona ko rero harimo harumva akayaga ndetse arimo aranafata twa fresheri hanze yiwe, cyane cyane ku birebana n'uyu mugabo unatunganya imiziki yaba bose, yaba Kina Music yose akaba ari umwe mu batunganya imiziki yaba, ariko nanone akaba ari n'umutware wa Knowless Butera. Ngira ngo rero uramubona Knowless arimo arakora siporo ku gicupa cy'amazi. Arimo arakora siporo rwose, arimo aragerageza kugira ngo ananure imibiri cyangwa se ananure bimwe mu bice by'umubiri byasinziriye, cyane cyane rero bigendanye no kuba umuntu yakora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi. Aho ngaho rero ni muri salo aho barimo baraganira cyangwa se aho baba bari mu ruganiriro. Urabona ko hari icyo bari biteretse, yaba Clement ndetse n'uyu musore igoremabano. Urabona ko hari kimwe mu byo bari barimo barafata hano mu nzu yaba bombi. Nkwibutse ko rero aya mafoto ndetse n'aya mashusho yafashwe rero ubwo basurwaga n'ikinyamakuru Kigali Today. Akaba ari bamwe mu baje kubasura, barabagenderera hanyuma nabo babasha kubasangiza byinshi bitandukanye bibarizwa mu rugo rwabo, cyane cyane ku birebana na siporo zitandukanye mu zo baba barimo barakora ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bibera iwabo mu rugo rwabo. Uraza gukomeza kugenda ubona amafoto menshi agiye atandukanye ya hano mu rugo rwabo. Ndetse ikindi kandi kwibutse ko iyi nyubako ya Knowless ndetse na Clement ari imwe mu nyubako rero zanafatiwemo amashusho inshuro 1000 ya Knowless Butera. Ngira ngo rero indirimbo mwagiye mubona igaragaza rero Knowless arimo arasiga amarange. Ahangaha rero iyi nzu akaba ari imwe mu nzu yabo babashije gukoreramo amashusho y'indirimbo ku buryo bugezweho n'umuryango w'umugabo n'umugore, ariko bafite umwana wabo w'imfura, akaba ari umwana witwa Ishimwe Butera akaba ari umwana wabo w'imfura. Rero ni umwana bitakunze kugenda rero cyangwa se n'umwana bitigeze bivugwaho rumwe ku birebana n'abantu benshi bagiye batandukanye, bakavuga bati se rero ko batigeze batwereka umwana wabo amafoto yabo. Gusa Knowless yagiye abisobanura inshuro nyinshi, akavuga ko ari icyemezo cyabo bafashe ku ruhande rwabo kugira ngo batazagaragaza umwana wabo mu itangazamakuru, nyamara we azagire uburenganzira ndetse n'ubushake bwo kuba yakwihitiramo ibyo ashaka mu gihe we azaba amaze gukuraho, kugira ngo ababyeyi be bamuhitiremo kuba bamugaragaza. Aho umwana aciye bavuga bati dore umwana wa Knowless na Clement, oya, ahubwo umwana we agomba kuba yagira uruhare mu kwihitiramo ibyo ashaka. Ndagushimiye cyane, umunsi mwiza. Inkuru rero ndetse n'ayo mafoto ni bimwe mu byo twari turimo turagarukaho turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku birebana n'ubuzima bwa Knowless na Clement, ariko bushingiye ku nzu yabo ndetse na byinshi bitandukanye mu byo bagezeho babikuye umuziki wabo wa buri munsi bakora, cyane cyane ku birebana na Knowless ndetse na Clement. Umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwe. Bye bye, inkuru zacu nakagaruka.